twongeye kugusuhuza inshuti mukunzi wacu, inshuti tubana kuri channel ariyo Kamere TV show. Nka ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi, uruw'agaciro kandi uruw'ingenzi. Wowe wakoze subscribe, ukalikinga, ugasharinga, ugakora comment, ndagusuhuje cyane. Ndetse nawe mushyashya ukigera kuri channel, wumve ko uhaye ikaze kuri channel. Aka kanya niko kanya ko gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dukora uzajye ubasha kubibona kandi ubibonere ku gihe. So uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara mbi nk'uko bisanzwe kuri channel. Ibiganiro tugenda tuganira n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara nanone, indwara nari naravuzeho ariko benshi bambwira ko bibagora ibyo nababwiye gukora. Nkaba nabateguriye ibindi bintu ushobora gukoresha byoroshye kandi biboneka ahantu hose. Ushaka kwibaza ati se iyo ndwara ni iyihe? Iyo ndwara nta yindi, ni indwara ya amibe, indwara izengereje abantu benshi cyane, harimo n'abana batoya, harimo abakuze, harimo abari mu kigero kigiye gitandukanye. Nta muntu n'umwe inzoka ya amibe itinya, keretse wa muntu ushoboye kuyirinda akagira uburyo yitwara kugira ngo itabasha kumwataka. Iyi ndwara ya amibe rero nk'uko nabivuze ho ubushize, ni indwara yandura iturutse ahanini mu mwanda. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bw'imirire ushobora kuyandura bikomotse nk'ahantu ushobora kuba wagiye kugurira nk'inyama, kubera isuku yabo idahagije. Ushobora kuyandura mu gihe umukozi ufite atita ku isuku y'ibikoresho. Mushobora kuyandura mu gihe umukozi wowe ubikora utitaye ku isuku. Muri rusange ni indwara yandurira mu gihe cy'umwanda. Umwana ashobora kuyandura kwa kundi yitumye agakora mu mwanda, akibagirwa akarya, agashyira intoki mu kanwa, nawe arayandura. N'umudamu ashobora konsa umwana atakarabye intoki n'amazi meza n'isabune, nawe bikarangira ayanduye mu buryo ayanduje umwana. Urumva ko ni ikibazo kiba kitoroshye. Iyi ndwara rero ni indwara igenda ikajya muri intestin, mu rura rutoya, hanyuma ikajyayo, ikagenda yimuka, ikava ku rura rutoya ikajya ku rura runini, ikagenda ikura ikagera n'aho igera ku mwijima, ari n'aho igera ikaba yashobora no kugera ku gihe, ishobora no kugera ku bwonko, ikaba yanaguhitana. Iyi ndwara ni mbi, iya amibe ni indwara mbi cyane. Niyo mpamvu rero nifuje ko tuyiganiraho nanone, tukareba umuti twakoresha hamwe, hanyuma tugakira iyi ndwara ya amibe burundu. Iyi ndwara rero ibimenyetso byayo ni ibihe? Ikimenyetso cya mbere, umuntu ananirwa kwituma, cyane cyane nk'umwana agira constipation ikomeye ku buryo no kwituma kwe bishobora gutwara iminsi, hagati y'iminsi 2 kuzamura. Naho biziye ukabona umwana ararira, arataka, araboroga cyane, bitewe n'uko kwituma kwe bimugora, bikamubabaza. Ikindi, muri wa mwanda we ukomeye hari igihe hazaho amaraso. Ikindi, urubura apeti yo kurya ukumva nta apeti ufite. Ikindi gikomeye cyane, nk'abagabo usanga bananiwe, iragenda ikangiriza imyanya yabo myibarukiro y'abagabo, ugasanga ibujije umugabo kuba yagira ubushake mu gikorwa cy'abubatse, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane, ikamubuza kuba yagira ubushake, cyangwa se n'igitsina cye ugasanga cyabuze imbaraga bitewe n'iyi ndwara ya amibe. Urumva rero ifite ibimenyetso bigiye bitandukanye. Hari ubundi buryo bwo kuzana ibiheri ku mubiri, amatashitashi, ukuntu ukabona yagutiye gufuruta bitewe n'uko
igende yataka zimwe muri serire zigize umubiri kandi imbere. Urumva ko rero ari indwara mbi cyane, ariko igisubizo cyiza ni uko iyi ndwara irakira, kabone n'aho yaba yaramaze kubaka igikonoshwa cyayo yihishamo. Hari ukuntu umuntu agura umuti akanywa, wa muti nyabyita nko kuyikanga, hanyuma yamara kumva ko umuntu anyweye umuti igahita ijya kwihisha muri cya gikonoshwa. Muri make uba wayikanze ariko ntabwo uba wayivuye. Ibyiza rero ni uko uwivuza ukanywa umuti ku buryo umuti ukuvura na cya gikonoshwa kigashwanyagurika, aho iri imbere ikabasha kuba yasohokamo nayo igapfa, kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Biragoye kuyirinda kuko muri ino minsi ya none turya mu maresitora agiye atandukanye, mbese biragoye. Abana batonya kuba wamusigira umukozi, biragoye kugira ngo umukozi yuzuze isuku 100% ku mwana. Ubwo rero biragoye kuyirinda, niyo mpamvu imiti iratuvura ibitwegereye. Ugomba kumenya ati se niki nakora kugira ngo mbashe kuba nakwirinda. Kwirinda nta kundi ni uko ukoresha ibintu wizeye isuku yabyo, wowe ukabyoza neza ukabishyira ahantu bikumuka, cyangwa se ugafata agatambaro kabigenewe ukakumutsa isahani ugiye gukoresha, cyangwa se ukaba wayishyira ku zuba, izuba rikaba ryayumutsa. Bitisi ushobora kuba watugana nyine tukagufasha, ariko nakuzaniye hano imiti ishobora kugufasha ukaba wakira iyi ndwara. So iyo miti rero ntatinze nayibereka. Ahangaha twabazaniye iki giti, sinzi nimba iki giti ukizi, ariko iki giti bacyita Kiziranyenzi. Kiziranyenzi ni igiti abantu benshi nk'abantu babaye mu cyaro bafataga aka gati, aka gasitimu ka hagati, ariko bafataga kirekire bagakata bagashishuraho bino bintu by'inyuma. Amara kubishishura agashyiraho, agakata neza, agakoramo imiheha, ari byo bakundaga gukoresha banywa bakoresheje uducuma. Sinzi niba utuzi, ariko ni ibingibi bakoreshaga, cyangwa nk'abantu banywa izindi nzoga runaka bakoresheje imiheha, hano havagamo umuheha. Ntabwo rero iki giti iyi sitimu aho tugiye kwigisha, ahubwo tugiye kubabwira aya mababi y'iki Kiziranyenzi, umumaro wacyo. Ukifashe ukaryaho kirasharira cyane, kirarura cyane, ariko ntabwo ari cyo cyonyine turi bwifashishe mu kuvura amibe. Hano dufite ikindi giti, ariko ntabwo izina ryacyo ntabwo nashoboye kurimenya, murambabarira, ariko nukibona urasanga ukizi. Iki giti kiba gifite akarabyo, wakibonye nigeze nanakivugaho ku kindi kiganiro. Nushaka kumenya urajya muri dashboard, urabona ibindi biganiro nakivuzeho. Nacyo gifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Iki nacyo turacyifashisha mu kuvura indwara ya amibe. Hanyuma ndumva ari ibi tugiye kubanza kwifashisha, ubundi dukomeze. Hanyuma hano turafata bya biti byacu, ari byo by'ibi ngibi, dukureho tuno tubabi. Aya mababi tuyavaneho, ndetse dukuremo n'izi ndabyo. Hanyuma niturangiza dukureho n'iki Kiziranyenzi.
aya mababi niyo dukeneye. Ibi ngibi dukeneye kuba twakoresha. Nyuma yo kuba twamaze gutotora biriya, urabifata ukabijyana ku ziko, ariko biba byiza iyo ubifashe byombi ukabisekura, ugasekura ibingibi bimaze gutotora. Wamara kubisekura ugasa nk'ushyiramo amazi makeya, kuvuga ngo ufata litiro y'amazi ukaba ariyo ushyiramo ugateka bigatogota. Byamara gutogota nk'iminota 5 ukabikuraho ukarindira bigahora. Byamara guhora ukabifata ukajya unywa ibiyiko 3 mu gitondo, ibindi biyiko 3 nimugoroba ndetse na saa sita. Ukibuka yuko ugomba gufata urutoryi rumaze kwera neza mbere yo kunywa umuti, ukarufata ukaruhekenya, ubundi ugafata bya biyiko 3 by'umuti ukanywa mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Amibe irakira na cya gikonoshwa cyayo kikameneka. Mu gihe ufite umwana mutoya ufite iki kibazo cya amibe, wabuze ubundi bwoko bw'imiti nzababwira, umuhereza akayiko gatoya n'igice. Wowe ntabwo ubanza kumuha urutoryi, akakanywa mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Nimugoroba wundi ni ukuvuga ngo uwo munsi ni muri iryo joro arituma kandi akituma neza. Tugomba kumenya yuko ibituvura tuba turi kumwe nabyo, ariko ntabwo tuba tubizi. Ni nayo mpamvu dushyiraho ibiganiro, nkwibutsa ko niba uri mushyashya please kora subscribe kandi ukore ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kuko amagara arasesekara ntayoroha. Kandi ndababwiza ukuri, abantu benshi bamaze gukira, abadapinga ibintu tuba tubabwira barakira, bakaza bakadushimira cyangwa bakatubwira ati twabibuze mwadufasha. Turabafasha, tukaba twabagezaho imiti ahantu waba uri hose, tukagufasha ukagira ubuzima bwiza. Turabakunda rero, twifuza ko mwabaho mumeze neza muzira uburwayi. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye kugeza ntangiye ikiganiro kugeza nkirangije. Ndagushimiye aho uri hose, wumva ko nkushimiye. Ikindi ngiye twabanaga ni njyewe Kampire Dalila. Imana ikomeze ibane nawe. Ciao ciao.